hagomba kubanza kubaho igikorwa cyo kuba umwana w'Imana, warangiza ukabona gukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Guhagarika ziriya nkingi neza mu buzima bwawe ni ugukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. N'umuntu gusa uhinduka umwana w'Imana akakira Kristo mu buzima bwe, yarangiza agakora ibyo abana b'Imana basabwa gukora, uyu niwo muntu wuzuye salvation and good works, agakiza n'imirimo myiza. Kuba umwana w'Imana warangiza ugakora ibyo abana b'Imana basabwa gukora, nibwo uzabona imigisha Imana itanga yose, ugahirwa kuri iyi si ndetse no mu ijuru ukazambara amakamba. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ibi bintu uko ari bibiri. Yesu ashimwe bene data, Imana iguha umugisha wowe ugiye gukurikira iyi nyigisho. Iki ni igice cya gatatu cy'inyigisho ivuga ku nkingi zirindwi zikomeza ubuzima bwo mu mwuka. Izo nkingi twarazibonye, ariko iki gice cya gatatu cyo kiraza kivuga urufatirizo nkingi zigomba kuba zubakiyeho, kuko hari inkingi zirindwi zigomba kuba zihagaze neza mu buzima bw'umukristo kugira ngo agume akomeye mu mwuka. Izo nkingi zose zigomba guhagarara neza mu buzima bwe. Twabonye ko iyo hari inkingi imwe idahagaze neza mu buzima bw'umukristo, ni ukuvuga ngo ihungabanya izindi nkingi kandi igasenya umuntu mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ziriya nkingi zirindwi twabonye zigomba kuba zihagaze zose neza mu buzima bwawe. Izo nkingi ngiye gusa n'uzikwibutsaho gatoya, ariko ntabwo ndi busobanure, kuko iki ni igice cya gatatu kivuga ku rufatirizo nkingi zigomba kuba zubakiyeho. Izo nkingi ni izihe rero? Inkingi ya mbere twabonye ni inkingi yitwa ubumenyi, knowledge, ubumenyi. Twabonye ko hari urwego rw'ubumenyi umukristo agomba kuba ariho, hari urwego rw'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana umukristo wese agomba kuba ariho, ku buryo iyo ataragera kuri urwo rwego rw'ubumenyi bishobora kumusenya mu mwuka. Niyo ibindi bintu byose yaba abyubahiriza bikora neza, ariko gusa hari ibintu ashobora kutabimenya gusa bikaba byamusenya. Niyo yaba ari umuntu ufite umutima wubaha cyangwa ufite imyitwarire abantu bashima, ariko gusa hari ibintu ashobora kutamenya bikaba byamugiraho ingaruka mu mwuka. Niyo mpamvu twabonye ko inkingi ya mbere rero ni ubumenyi. Ugomba guharanira kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe. Hari urwego rw'ubumenyi ugomba kugeraho kugira ngo utazazira kutamenya, kuko hari igihe umuntu azira kutamenya. Ari umuntu ufite umutima wubaha, ariko ugasanga azira gusa kuko atarabizi. Inkingi ya mbere ni ubumenyi. Inkingi ya kabiri twabonye ni isengesho. Isengesho nayo twabonye ko ari inkingi nayo ikomeza ubuzima bwo mu mwuka. Twabonye ko iyo ubusabane hagati y'umuntu n'Imana butameze neza, iyo ubusabane hagati y'umuntu n'Imana biciye mu masengesho butameze neza, bishobora gusenya umuntu mu mwuka. Nubwo ibindi bintu byose yaba bikora neza cyangwa se abantu bamushima, ariko gusa kuba ubusabane hagati ye n'Imana biciye mu masengesho butameze neza, byonyine ubwabyo bishobora gusenya umuntu mu mwuka. Ni inkingi rero nayo igomba guhagarara neza mu buzima bw'umuntu, ni inkingi y'amasengesho. Inkingi ya gatatu twabonye ni ugukiranuka. Inkingi yo gukiranuka twabonye nayo ko ari inkingi igomba kuba ihagaze neza mu buzima bw'umukristo kugira ngo agume akomeye mu mwuka. Twabonye ko ugomba kuba uri umuntu wirinda ibyaha, ukwepa ibyaha, utagendera mu byaha. Tubona ko wenda bishoboka kuko uri umuntu kandi uri ku isi ushobora kugwa mu cyaha mu buryo bw'impanuka, ariko ugomba kuba wararenze urwego rwo gutegura icyaha no kukigambirira. Wakigwamo mu buryo bw'impanuka ukihana, ukamenya guhita wihana uwo mwanya, ugahora ufite ubuzima bwejejwe imbere y'Imana. Iyo rero hari icyaha cyananiye umuntu kureka, iyo hari icyaha cyagize umuntu imbata, ni ukuvuga ngo icyo cyaha ubwacyo cyonyine gishobora gusenya umuntu mu mwuka. Niyo yaba aboneka cyane mu bihe byo gusenga, cyangwa aba mu itorero runaka, ndetse hari n'imirimo akora mu itorero, cyangwa hari ibindi binagerageza kubahiriza byo muri Bibiliya, ariko gusa icyaha cyagize umuntu imbata gishobora gusenya umuntu mu mwuka. Iyi nkingi ya gatatu rero ni ugukiranuka. Twagiye ku nkingi ya kane. Inkingi ya kane twabonye ko ari kwizera. Kwizera nabyo twabonye ko ari inkingi ikomeye nayo igomba guhagarara neza mu buzima bw'umukristo kugira ngo agume akomeye mu mwuka.
twabonye ko umuntu niyo ibindi bintu byose yaba abikora neza byubahiriza, ariko akaba aba mu buzima bwo gushidikanya no kutizera Imana. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo bisenye umuntu mu mwuka, ko batizera. Kuko ngo biragoye kutizera nezeza Imana, kandi ngo biragoye kugira ngo ugire icyo ukura ku mwami Imana ufite utizera. Ni ukuvuga ngo kwizera nayo ni inkingi ya kane twabonye igomba kubihagaze neza mu buzima bw'umukristo. Niyo ibindi byose waba ubikora neza, ariko uba mu buzima bwo gushidikanya no kutizera, ibyo byonyine birahagije kugira ngo bigusenye. Twarakomeje tujya ku nkingi ya gatanu. Inkingi ya gatanu twabonye ko ari umurimo. Twabonye ko hari ibintu Imana yaguhamagariye gukora. Hari umuhamagaro uri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si uri kuri misiyo, hari ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Ni ukuvuga ngo ndetse binajyanye n'impano y'Imana iri muri wowe. Twabonye ko kudakora umurimo wahamagariwe gukora, cyangwa se kuba wawukora ariko ntuwukore neza, kwicaza impano y'Imana iri muri wowe ukayiryamisha ntuyikoreshe, ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo bisenye umuntu mu mwuka. N'ibindi bintu byose yaba bikora neza akabyubahiriza ndetse abantu bamushima, ariko gusa kuryamisha impano iri muri wowe, kudakora ibyo wahamagariwe gukora, birahagije gusa kugira ngo usenyuke mu mwuka. Iyi nayo ni inkingi igomba guhagarara neza mu buzima bw'umukristo. Twarakomeze tujya ku nkingi ya gatandatu. Inkingi ya gatandatu twabonye ko ari ukuyoborwa n'umwuka. Kuyoborwa n'umwuka ni ukuvuga ngo ugomba kuba mu buzima, biriya tubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ugomba kuba mu buzima bwo kuyoborwa n'umwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana ashobora kukuyobora gukora ikintu runaka, cyangwa akagira ikintu agusaba gukora, waba utagikoze nk'uko yakikubwiye, byonyine bikaba byagusenya mu mwuka. Umwuka w'Imana ashobora kunsaba kujya ahantu naba ntagiyeyo, bikansenya mu mwuka. Kudakora icyo umwuka w'Imana yagusabye gukora, byonyine bishobora kugusenya mu mwuka, nubwo waba wari usanzwe wubahiriza ibindi byose ubibonekamo ubikora neza ndetse abantu bagushima, ariko gusa kutubaha umwuka wera bishobora gusenya umuntu mu mwuka. Ni ukuvuga rero ngo ugomba kuba mu buzima bwo kumva Imana no kwemera kuyoborwa nayo. Ugomba kuba mu buzima bwo kuyoborwa n'umwuka wera, kumva umwuka kandi warangiza ugakora ibyo umwuka gusaba gukora. Inkingi twabonye ya karindwi rero twashorejeho ni inkingi n'ubwenge, wisdom. Ubwenge ni ukuvuga ngo mu byo dukora byose, byaba ibyo mu buzima busanzwe cyangwa ibyo mu mwuka, hari ubwenge bw'Imana umuntu agomba kugira. Umuntu ashobora gusenywa gusa no kubura ubwenge, kuko iyo umuntu adafite ubwenge bw'Imana ashobora kumenya ibyo gukora, ariko ntabikorane ubwenge, ntashyiremo ubwenge. Ugasanga kubura ubwenge gusa byonyine bishenya umuntu mu mwuka, kandi yari afite amavuta y'Imana, yari afite ndetse n'ubumenyi buhagije n'ibindi akagerageza, ariko kubura ubwenge byonyine bishobora gusenya umuntu mu mwuka. Wumvise? Niyo mpamvu biri tubwira ngo mwirinde kugenda rero nk'abadafite ubwenge. Ni ukuvuga ngo ugomba gusaba ubwenge bw'Imana, ugomba gusaba ubwenge muri ibi bintu by'umwuka, kugira ngo umenye uko ubikora neza, bigende neza, kandi ubone umusaruro wabyo. Kubura ubwenge rero twabonye ko bisenya umuntu mu mwuka, niyo nkingi ya karindwi twabonye. Izi nkingi zose rero uko ari zirindwi zigomba kuba zihagaze neza mu buzima bw'umukristo. Uze kureba ibice byabanjirije iki gice, ni inkingi zirindwi zikomeza ubuzima bwo mu mwuka. Nabisobanuye neza kurusha uko mbisobanuye ubu, kuko nari nkoze karizime gusa kugira ngo wumve izo nkingi zarizo. Niba ushaka ubusobanuro bwazo, biragusaba gukurikira inyigisho zabanjirije izi ngizi. Rero izi nkingi zose zigomba kuba zihagaze neza mu buzima bw'umukristo. Inkingi imwe gusa muri izi tuvuze yaba idahagaze neza mu buzima bw'umukristo, ishobora kumusenya mu mwuka kandi igahungabanya n'izindi nkingi zose, bigatuma atabona umusaruro wo kugendana n'Imana no gukorana n'Imana. Dore rero izi nkingi tuvuze zigomba kuba zihagaze neza mu buzima bw'umukristo. Tugiye kureba ni uruhe rufatiro izi nkingi zigomba kuba zubakiyeho, kuko inkingi zigira urufatiro zubakiraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo urazamura inkingi ngo zihagarare neza, ntibishoboka. Zigomba kuba zifite urufatiro zubakiyeho. Wumvise? Urwo rufatiro nirwo tugiye kureba. Turabusoma mu Bakorinto wa mbere 3:11. Baratubwira ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ngo nta rundi rufatiro, ngo nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro,
hano bari kutubwira ibyo wakubaka kuri urwo rufatiro. Ni ukuvuga ngo hari urufatiro, hari urufatiro ugomba kubakiraho. Ni ukuvuga ngo ziriya nkingi zirindwi zigomba kuba zubakiye ku rufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo. Habaye hari urundi rufatiro wubakiraho ziriya nkingi atari urufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo umukristo yagwa mu buryo bw'umwuka, kuko aragerageza kuzamura inkingi ngo zihagarare neza, ariko zitubakiye ku rufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero ngo ugomba kuba ufite urufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo, warangiza ukaruzamuriraho ziriya nkingi neza kugira ngo ukomere mu buryo bw'umwuka. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gikristo bugizwe n'ibice bibiri. Hari igice bita agakiza, salvation, hakaba n'igice bita good works. Hari salvation na good works. Ni ukuvuga ngo agakiza n'imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho, umuntu agomba kubanza kuba umwana w'Imana, yarangiza agakora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Wumvise? Iyo umuntu ari kugerageza kuzamura ziriya nkingi, iyo umuntu ari kugerageza kubaka ziriya nkingi neza mu buzima bwe, ariko izo nkingi zitubakiye ku rufatiro, ari rwo Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo ni ikosa rikomeye abakoze, kuko umuntu agomba kubanza kuba umwana w'Imana, yarangiza agakora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Iyo rero ugerageje gukora, ni ukuvuga ngo kugerageza kuzamura ziriya nkingi neza mu buzima bwawe, ariko zitubakiye ku rufatiro, ari rwo Yesu Kristo, bimeze nk'umuntu ushaka gukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora, ariko ataraba umwana w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohani, buretse ndagira ngo mwumve uko wahavuga muri Yohani 1:12. Yohani 1:12 baratubwira ngo, Yohani 1:12 baratubwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bivuga ngo ubaye utaramwemeye, ubaye utarizeye izina rye, nta bushobozi ufite bwo kuba umwana w'Imana, bwo kwiyita umwana w'Imana, kuko ngo abamwemeye bose bakizera izina rye nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo twese hano ku isi twaremwe n'Imana, nicyo duhuriyeho, turi ibiremwa by'Imana, ariko ntabwo twese turi abana b'Imana. Umuntu ahinduka umwana w'Imana iyo yizeye Yesu. Iyo umuntu atari yizera Yesu, aba ataraba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo hagomba kubanza kubaho igikorwa cyo kuba umwana w'Imana, warangiza ukabona gukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Guhagarika ziriya nkingi neza mu buzima bwawe ni ugukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Noneho kugira urufatira, ari rwo Yesu Kristo, nibyo biguhindura umwana w'Imana. Ni ukuvuga rero ngo ugomba kubanza kuba umwana w'Imana, warangiza ugakora ibyo abana b'Imana basabwa gukora. Hano rero hari amakosa abiri nshaka kugira ngo nerekane abantu bakunda gukora. Hari abantu babiri ntajya nemeranya nabo mu buzima, abo bantu ngiye kubakubwira. Umuntu wa mbere ntajya nemeranya nawe, kandi nshingiye no ku byanditswe, n'umuntu ugerageza, n'umuntu ufite urufatiro, yakiriye Yesu Kristo mu buzima bwe, urufatiro ararufite, ariko yarangiza ntiyubakire kuri urwo rufatiro. Afite urufatiro, ariko ntiyubakire kuri urwo rufatiro ibigomba kurwubakirwaho. Ni wa wundi uvuga uti ngewe nakiriye Kristo mu buzima bwanjye, naramwizeye ndamwakira, byose yarabirangije. Ugasanga uwo muntu ntabwo yirinda ibyaha, yikorera ibyo ashaka, donc akavuga ko Yesu byose yabirangije. Donc akumva ko ntagomba kwirinda icyaha, agomba kwikorera ibyo ashaka, akiyobora. Donc yakiriye Kristo mu buzima bwe, avuga ko Yesu yabirangije. Ni ukuvuga ngo uyu muntu afite urufatiro, ari rwo Yesu Kristo, ariko ntiyubakira kuri urwo rufatiro, kuko iyo umaze kugira urufatiro rwo Yesu Kristo, uruzamuriraho ziriya nkingi. Nirwo rufatiro twubakiraho, nk'uko batubwiye mu Bakorino 3:11. Nagira ngo ubyumve. Ni ukuvuga rero ngo uyu muntu sinemeranya nawe, umuntu uvuga ko yakiriye Kristo mu buzima bwe, akaba afite urwo rufatiro nibyo, ariko atubakira kuri urwo rufatiro inkingi zigomba kurwubakirwaho. Undi muntu ntemeranya nawe ni uwuhe? Ni umuntu nanone ugerageza kuzamura ziriya nkingi twabonye zirindwi mu buzima bwe, ariko izo nkingi zikaba zitubakiye ku rufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo. Uyu nawe ntabwo twemeranya. Donc aragerageza kuzamura ziriya nkingi mu buzima bwe,
wumvise uko twazibonye ari zirindwi, ariko izo nkingi nizubakiye ku rufatiro rwo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uyu ni wa muntu uba wiringiye ibikorwa bye, uba wiringiye imirimo ye, yiringiye amasengesho akora, yiringiye ko aba mu itorero runaka cyangwa hari imirimo akora. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo yiringiye ko bizamuhesha ijuru, ariko agatesha agaciro igikorwa Yesu Kristo yakoze cyo kumucungura, cyo kubambwa ku musaraba, cyo kumupfira. Wakiringira gusa ko ibikorwa azakora bihagije kugira ngo bizamugeze mu ijuru cyangwa bimuheshe iby'Imana, bimuheshe imigisha yose Imana itanga. Ni ukuvuga ngo umuntu nemeranya nawe ni uyu nguyu. Ni umuntu ugira urufatiro ruzima ari rwo Yesu Kristo, yarangije akaruzamuriraho ziriya nkingi zirindwi. Uyu niwe nemeranya nawe. Ni umuntu wakira Yesu Kristo mu buzima bwe. Ni umuntu ukora igikorwa kimuhindura umwana w'Imana, kwakira Kristo mu buzima bwe. Yarangiza amaze kuba umwana w'Imana agatangira gukora iby'abana b'Imana basabwa gukora. Wumvise? Ariko umuntu ushaka gukora iby'abana b'Imana basabwa gukora kandi ataraba umwana w'Imana, ni ukuvuga ngo uyu nguyu sinemeranya nawe. Ikindi nanone, umuntu uvuga ngo ni umwana w'Imana ngo yakiye Kristo mu buzima bwe, ariko yarangiza akanga gukora iby'abana b'Imana basabwa gukora, uyu nawe ntabwo nemeranya nawe. Nemeranya n'umuntu gusa uhinduka umwana w'Imana, akakira Kristo mu buzima bwe, yarangiza agakora iby'abana b'Imana basabwa gukora. Uyu niwo muntu wuzuye salvation and good works, agakiza n'imirimo myiza. Kuba umwana w'Imana warangiza ugakora iby'abana b'Imana basabwa gukora, nibwo uzabona imigisha Imana itanga yose, ugahirwa kuri iyi si ndetse no mu ijuru ukazambara amakamba. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ibi bintu uko ari bibiri. Wumvise? Ni ukwakira Kristo mu buzima bwawe, warangiza ubwo ni ukuvuga ngo kwizera Yesu nibyo biguhesha kuba umwana w'Imana. Mu gitabo cy'Abagalatiya 3:26 baratubwira ngo, Abagalatiya 3:26, wumva ukuntu bavuga. Baravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no gusenga amasengesho menshi. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no kwiyiriza cyane. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no kuba asengera mu itorero runaka hari n'imirimo akora. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no kuba hari ibyaha yaretse atagikora. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abihabwa no kuba afite ubwenge bwinshi. Ntago kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no kuba hari ibindi bintu yubahiriza akora. Nono Bibiliya tubwira ngo muri abana b'Imana ngo mubiheshejwe no kwizera Yesu. Ni ukuvuga ngo umuntu atizeye Yesu nta kindi kintu na kimwe ashobora gukora cyamugira umwana w'Imana. Hagomba kubaho kwizera Yesu ugahinduka umwana w'Imana, warangiza ukabona gutangira gukora imirimo myiza, ugatangira gukora iby'abana b'Imana basabwa gukora. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira urufatiro ari rwo Yesu Kristo, warangiza ukaruzamuriraho ziriya nkingi uko ari zirindwi. Uzirinde kugira urufatiro udashaka kuzamuriraho ziriya nkingi. Ikindi uzirinde kuzamura inkingi utazizamuriye ku rufatiro ruzima ari rwo Yesu Kristo. Nsoza rero ngiye kukubwira ikintu kimwe. Ushaka kuvuga uti se Kristo ibyo bya gutunga urufatiro ruzima ari rwo Yesu Kristo ndabikora ne? Ndaca mu zihe nzira, biragenda bite? Nibyo ngiye gusoza nkubwira. Turasoreza mu Baroma 10:9. Mu Baroma 10:9 ndagira ngo wumve ukuntu hatubwira. Abaroma 10:9. Abaroma 10:9 baratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ndagira ngo wumve ikintu batwigishije hano. Ni ukuvuga ngo gukizwa bisaba ibintu bibiri. Bisaba umutima n'akanwa. Ni ibintu bibiri, umutima n'akanwa. Ni ukuvuga ngo wizeza umutima ukabarwaho gukiranuka, wakwatuza akanwa ukaba urakijijwe. Iyo rero hadakoze ibi bintu bibiri, umutima n'akanwa, ntago gukizwa, ntago uba waragakijijwe. Ni ukuvuga rero ngo reka mbabwire amakosa birakunda gukorwa n'ayahe. Habaho igihe umuntu ashobora kwatuza akanwa ke ibintu atizeye mu mutima we. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo aba akijijwe. Ugomba kubikora ko ijuru ryabiteganije. Ni ukwizeza umutima, warangiza ukatuza akanwa. Nabonye abantu benshi batuza akanwa ibintu batizeye mu mutima we.
umuntu akajya nko mu rusengero akeneye gusengerwa kubw'ikibazo afite nk'uburwayi, agasanga umunyemana usengera abantu indwara zigakira, noneho akamubwira ngo ndashaka kugusengera ariko banza usubiremo aya magambo, akamusubirishamo aya magambo yo kwatura agakiza, agapfa kwatura gusa kuko ari gucungana no kugira ngo bamusengere, ariko mu by'ukuri atabanje kwizera Yesu, atabanje gusobanurirwa ibya Yesu ngo abyizere, agapfa kwatuza akanwa ke ibyo bari kumubwira, ariko kuko habanza kwizeza umutima, warangiza ibyo wizeye akaba ari byo watuza akanwa. Iyo habayeho kwatura ibyo utizeye uba wamaze kucyica. Kabiri, ikindi kintu cya kabiri, irindi kosa namaze kubona, ni igihe umuntu nanone ashobora kwizeza umutima ariko akaba atarigeze agiraho kaziyo yo kubyatuza akanwa, kuko wizeza umutima warangiza ukabyatuza akanwa. Uramutse warizeye Yesu ariko ukaba utaragizeho kaziyo yo kubyatuza akanwa kawe, nabwo waba ubyishe, kuko wizeza umutima ukabarwaho gukiranuka, ariko hakabaho no kwatuza akanwa kugira ngo ukizwe, niko babitubwiye. Iyo rero umuntu abyubahirije neza, agasobanurirwa ibya Yesu, akabyizera mu mutima we, yarangiza akabyatuza akanwa ke, ni ukuvuga ngo uyu muntu aba akijijwe, ni ukuvuga ngo aba ahindutse umwana w'Imana, izina rye rihita rikurwa mu gitabo cyo kurimbuka rigashyirwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, aba ahindutse icyaremwe gishya, ni ukuvuga ngo aba ahindutse umwana w'Imana. Aha ngaha rero nibwo umuntu aba asabwa gutangira gukora ibyo abana b'Imana basabwa gukora, niho utangira kuzamura za nkingi zirindwi kuri urwo rufatiro ari rwo Yesu Kristo. Rero nsoza ngiye kukuyobora muri iki gikorwa, ngiye kukubwira amagambo usubiramo, kuko ndashaka kugira ngo, ndifuza ko niba utarakiriye Kristo mu buzima bwawe, byaba ari ikibazo inyigisho zose tuzigisha, kuko turimo turigisha iby'abana b'Imana basabwa gukora. Rero kugira ngo uzagerageze gukora iby'abana b'Imana basabwa gukora kandi utaraba umwana w'Imana ni ikibazo, kandi twabonye ko kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa no kwizera Yesu. Ndagusaba rero kugira ngo unyemerere, niba utarakira Kristo mu buzima bwawe, umwakire aka kanya, umwemere akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma ndagusengera, noneho uhinduke umwana w'Imana, ubundi inyigisho tuzajya tukwigisha zizajya zikubwira iby'abana b'Imana basabwa gukora kugira ngo ubone imigisha Imana itanga. Niba utarakizwa rero, utarakira Kristo, ndakwinginze kugira ngo unyemerere uzamure ikiganza cyawe usubiremo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'igikorwa wakoze ku musaraba cyo kuncunguza amaraso yawe. Ndakwinginze Mana ishobora byose, kugira ngo unyemerere winjire mu buzima bwanjye, kuko nemeye gukingura umuryango w'ubuzima bwanjye, winjire mu mutima wanjye, umbere umwami n'umukiza, ubuzima bwanjye butangire buyoborwe nawe. Ndakwakiriye kubw'igikorwa wakoze cyo kuncungura, ndakwemereye kugira ngo uzumbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubuzima bwanjye kuva uyu munsi najyaga niyobora, reka butangire buyoborwe nawe. Ndagushimira ko wemeye kuza mu mutima wanjye, kandi ndakwizeye ko wancunguje amaraso yawe, ukampfira, ukabambwa ku musaraba ku bwanjye. Umfashe rero muri uru rugendo rwo gukura mu mwuka ntangiye, izina ryanjye rikurwe mu gitabo cyo kurimbuka, rishyirwe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Wohereza umwuka wawe ku buzima bwanjye, amfashe muri uru rugendo. Ndagushimiye rero ko ugiye kubimfashamo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.